urukundo bakomeje kurushira ku yindi ntera. Ese mubona Niyori na Nyambo hari abakundana barenze Niyori na Nyambo? Ese ubona urukundo hano rudahari? Ese Niyori na Nyambo ubona ukunda undi cyane ari uwuhe? So guys, ibitekerezo ni ibyawe. Niba utarakora subscribe hano kuri Venke Empire, ndagushishikaza kugira ngo ube wakora subscribe hano kuri Venke Empire kugira ngo ujye ubona behind the scenes zose za filime yacu ibanga, kandi urabizi ko tugukunda cyane. Kandi niba nawe warakoze subscribe ndagushimira. So guys, murabona ko filime yacu iri gufata indi ntera. Papa Kiramani we akomeje umugambi mubi wo guhiga Tereza. Ese mubu naza kubona Tereza azamukorera iki? Ese murabona Papa Kiramani atari mu buyobe? Wowe se ureba filime yacu ibanga ndetse ukabona kundi banga, wamugira iyihe nama? Ese ari wowe byabayeho wakora iki? So guys, niba uri umukunzi w'ibanga ndagushimira wahisemo neza, kandi niba waranakoze subscribe hano kuri Venke Empire uri umuntu w'intwari, wahisemo neza ko warakoze subscribe hano kuri Venke Empire. Nawe utarayikora ndagira ngo nawe ube wakora subscribe hano kuri Venke Empire. So guys, Niyori na Nyambo bakomeje kujya mu rukundo, bakomeje kusumba urukundo, rukomeje kwisumburaho, urukundo rukomeje gufata indi ntera, ndetse Niyori we akomeje gukundwa ndetse akanakundwa akaza. So guys, ese murabona uriya mugambi Jojo yafashe wo kuja gusaba Niyori imbabazi no gusaba Tereza imbabazi ariwo? Ese murabona hatagomba kubaho ikibazo kimwe kigomba kugira umuntu mwiza? Jojo yabuze urubyaro, ariko byatumye aba umuntu mwiza, byatumye acisha make akamenya ko abantu bose ari abantu. Ese urabona wakagombye kugira ngo uzabanze ugire ibibazo kugira ngo ube waha abandi bana agaciro, cyangwa se ube waha undi muntu mugenzi wawe agaciro kugira ngo nawe umufate nk'uko ufata abandi? So guys, murabona Niyori ntacyo abaye, Tereza nawe ntacyo abaye. Ese nukubera iki Jojo yabafataga nabi? Ngo nuko ari abakene? Ese umuntu ukennye ni ngombwa kugira ngo umufate nabi? So guys, rero niba uri umuntu ukunda filime zacu ibanga, wagira ingihe nama Jojo? Ese Jojo yakagombye kuba yaritwaye kuriya? So guys, rero ibitekerezo ni ibyanyu. So guys, rero murabizi ko twigarukiye hano mu mujyi, Papa Kiramani we ibibazo byakomeje kumucanga, yakomeje guta umutwe. Ese Papa Kiramani araza gukora iki? Ese Papa Kiramani arahitamo iki? Ese azageraho areke gushaka Tereza cyangwa se azakomeza umugambi mubi? So guys, rero twebwe ibanga turayibafitiye, kandi murabizi ko twebwe nubwo muri zino minsi iri kubageraho itinze, atari nka mbere yabageragaho saa saba zuzuye, ubu ngubu ho muraza kutwihangana kuko hari utubazo dukeya tuba turimo dutuma itabageraho nk'uko bikwiye, ariko muzaza muyibona. So guys, rero niba uri umunyamuryango wa Miss Nyambo, ukaba uri umunyamuryango wa filime yacu ibanga, ndetse ukaba waranakoze subscribe hano kuri Venke Empire, ndagushimira wahisemo neza. Nawe utarakora subscribe hano kuri Venke Empire, wakora subscribe kugira ngo nawe ujye ubona behind the scenes zose zibanga utarinze waruha. So guys, murabizi ko noneho Yves atangiye kwinjirira uriya musore mushuti wa Niyori, Valence, kandi turabizi ko Valence akunda date. Ese ko twabonye Nyambo ashaka gutangamo date pass kuri Yves, bizagenda bite? Ese murabona iyi filime yacu itari kuzamo ibintu by'amayobera? So guys, rero kugira nawe uzasobanukirwe, usabwa kugira ngo ube warakurikirane behind the scenes zose zibanga, ndetse ukaba warakurikiranye na episodes zose za filime yacu ibanga kuri Miss Nyambo. Nta handi wayikusibye kuri Miss Nyambo. Behind the scenes zose zibanga zo ni hano kuri Venke Empire, kandi icyambere ni subscribe. So guys, rero ndagushimira wowe wahisemo neza ko warakurikiranye filime yacu ibanga, ndetse niba unafite ikibazo watanga igitekerezo kugira ngo ube waba wasubizwa, kandi igitekerezo cyawe kizumvikanwa ndetse kinasubizwe, kandi murabizi ko tubakunda cyane. Niyo mpamvu tuba turi hano ngo tube twabagezaho ibikorwa byose by'ibanga, ndetse na behind the scenes zose zivuga ko filime yacu ibanga. Kandi ndagushimira cyane ko wakurikiye filime yacu ibanga ndetse na behind the scenes zose zibanga. Twongere duhure ejo tukukubita episode ya 84.